indwara mbi ibaho ni ukurwara diyabete. Diyabete rero iyo ufite uru rudega rurayirwanya. Nimu iri mu bintu bidufasha kurwanya ibyonnyi cyane cyane nka nkongwa, buriya buhunduguru buza mu bishyimbo uratera bugahunguka. Aza kutwereka nyine aho ibyo byacu bituruka arabidufashamo. Rero twaje rero kugira ngo mwirebere ko birangwa ari byo byera vuba kandi bikera byinshi. Dufite abaturage benshi, ese ubuhinzi bundi bugira umusaruro? Muraza kwibariza kuba bibamo, muraza no kurebesha ijisho. Rero umwanya ni uwanyu. Akoro rero ni umuryango washinzwe ubaye ubukombe kuko washinzwe 1979 utangira ari mpuzamahanga. Ejo bundi dutangira 2019 nkuko mwabyumvise na za keya zimeze muri politike nyine yatwigire uza kuba umuryango nyarwanda, ibyo twita ngo ni ONG locale. Icyo akora ishingiyeho rero ni iterambere nkuko mbibabwiye ry'umuhinzi cyangwa ry'umugenerwabikorwa, ariko rishingiye ku cyo yifuza, atari ukuza ngo ubimushyireho. Ni muri urwo rwego Perezida Munyemanzi w'ihuriro abahuje ababwiye ihuriro. Abenshi mushaka kumva ihuriro wenda mukumva koperative cyangwa se mukumva itsinda, ariko reka tubyumve nk'ihuriro. Kera kabaye mu bihe byashize, Akoro yo iza yasanze amahuriro ariho. Icyo yakoze ni ugushyiramo agakeregeshwa ko kugira ngo ibafashe gushyiramo izi ngufu z'uburyo bwa tekinike cyangwa se uburyo bw'ubushobozi bw'amafaranga bwo kubafasha. Reka mbahe urugero. Kera abanyarwanda barahekeranaga, kera abanyarwanda barafashanyaga, kera abanyarwanda bakubitaga ikimasa hasi bagasangira iyo umwaka wajyaga kurangira, ndavuga kuri bonani. None ubu ngubu mu buhinzi wenda ntago ndabive muzingo byose kuko ndabatera amatsiko. Nk'ibyerekeye ifumbire y'imborera mwese muzi, ibyo mwita ngo ni compost cyangwa compost. Ubu abantu iyo bari mu ihuriro barakundana bagafatanya, ariko kubera ko kubona ibyatsi birushya wenda turaza kubisobanura, uyu munsi bateranira iwanjye kwa Jamari ari abantu bari mu ihuriro wenda 20, umwe akazana ibyatsi, undi akazana ivu, undi akazana ifumbire, bakankorera. Ugasanga bitwaye igihe gitoya, nabyo byongera urukundo kuko abishyize hamwe nta kibananira. Noneho mu cyumweru gitaha bakazongera bakaza. Ibikorwa byacu kandi nkuko mubibonye ko agronome hari, tubikora muri gahunda za leta dufatanya kwesa imihigo. Icyo gihe agronome cyangwa se abo bita sedo ushinzwe iterambere mu kagari nawe aba yaje akifatanya n'ihuriro. Urwo ni urugero rumwe. Ikindi dukora, kera mujya mwumva ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo. Muzi ko kera iyo umuntu yasimbukaga urukiramende akarunera baramusekaga, ariko yarusimbukaga neza rwose akitarura bamukomeraga amashyi. Niyo mpamvu natwe tugira bandebereho mu politike mikorere ya koru, tukagira abo bita abashampiyoni. Abashampiyoni dufite ni ba bantu bafite imyumvire, baba abambere mu kwigisha abandi. Uretse kuba abanyamakuru uyu munsi 10 twaje gusura uno mushampiyoni wakoze ibingibi, dufite abandi ba Mukankusi, dufite ba Clementine mu yindi mirenge, kuko mboneho no kubabwira ko hano mu Rwanda ko ikorera muri Ngororero mu murenge wa Nyange, igakorera na Musanze mu mirenge ya Gataraga ariwo turimo, ndetse n'uwa Mukware ya hepfo ngira ngo Koreta Mukandamezo arahazi. Hanyuma rero ubwo buryo bwa champion tuyatuba ngo APR yatwaye igikombe cyangwa Uburayi ngo Real Madrid n'izindi. Champion no umuntu, ubundi n'umuntu watsinze wa wundi bareberaho. Abo bantu bareberaho rero nibo bagenda bakazigisha abandi bagenerwa bikorwa bandi, ndetse bigafasha nkuko nababwiye ngo abagronome cyangwa abasedo baraza, bigafasha no kugira ngo ubuyobozi mu nzego z'ibanze politike twese imihigo. Icyo dukora ni igikire bwa buhinzi. Mu by'ukuri wenda mbafashije kugira ngo byorohe, abinyuma barimo barandeba.
hanyuma n'uyu mupira mu murabureba inyuma handitseho ngo ubuhinzi busigasira ubutaka n'ibinyabuzima, handitseho ngo ubuhinzi busigasira ubutaka n'ibinyabuzima. Twararebye dusanga uyu mupira kuwandikaho ngo urusobe rw'ibinyabuzima turahina nyine murabizi, ariko mwumve ko agroecology ubuhinzi twigisha abaturage bushingiye ku gusigasira ubutaka no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Mu ndimi z'amahanga ni ukuvuga ngo ni protection des ressources naturelles cyangwa environnement, harimo ubwo n'ubutaka, et préservation de la biodiversité. Iyo tuvuze rero ubutaka bugenda bugunduka. Buriya twinjiye mu buryo bw'ubuhanga, murabizi ifumbire dukoresha igundura ubutaka. Kubera iki? Reka ntanga urugero rumwe. Hari umuntu uzatubwira ati aya mafumbire mvaruganda agundura ubutaka gute? Abize iby'ubutabire cyangwa shimi muzi yuko hari za bagiteri cyangwa se n'iminyorogoto ubwayo ituma ubutaka bubasha kwisubira, bukora ya fumbire ikushe twita ihingwa y'umutuku bita imisi, niko bayita. Icyo gihe rero ngewe ninshyiramo ya miti ya ditane cyangwa ya fumbire y'ibinyabutabire izahita yica twa tunyabuzima tuzatuma ubutaka bubobera nyine bugira imborera. Cyangwa se mbaho urundi rugero, ninkoresha iyo miti y'abazungu y'ibinyabutabire nzica inzuki. Ninica inzuki, muzi ko inzuki ibyo byose twabyize no muri primaire ikora icyo bita kubangurira kw'ibihingwa, cross pollination cyangwa pollinisation cross y'ibihingwa. Icyo gihe nishe inzuki nta bihingwa ntazabona. Mwese mwagiye mu bitaro mwabonye abantu bari kuri bombone. Buri umuntu uri kuri bombone aba yabuze umwuka. Uyu mwuka nta handi tuwukura rero. Abize ibyo bita ikoresha zuba rwatsi twita photosynthese bazi yuko igihingwa kigira gute gikabuta imyuka mibi inganda zigira, ariko kikadegaja kikohereza oxygene. Muri make twebwe tubaho kubera ibihingwa, nibyo bituma duhumeka. Ubwo rero turabyigisha, tukigisha uko abantu bashobora kubungabunga ubutaka bugakomeza kuba bwiza, ariko nabo birengera n'urusobe rw'ibinyabuzima rudukikije barurengera. Icyo rero bihuriyeho ni igiki kuri ya nsanganyamatsiko bahereje za terme de reference, nuko icyo gihe twese, wenda reka mbaze umunyamakuru w'iriba n'uwuhe, tunyuze kuri turiya dusoko twanyuzeho ukabona nka kamara, bakakubwira ngo hari kamara y'igituburano, bakavuga ngo hari na kamara k'akanyarwanda, kamara amasenge, wagura uwuhe muneke? Akanyarwanda. Kubera iki rero? Kagira inkuru. Sinzi niba ari ikibazo cy'imyumvire, ariko iyo mbwiye ngo ikintu ni ikinyarwanda, yaba ko gakamara yaba igi, mpita numva ko cyujuje ubuziranenge. Natinze rero arakoze Imana umugisha. Buriya ibintu byoherezwa mu mahanga, muri abanyamakuru wenda mwasuye ikawa y'Igakenke ruguru ya za Muhondo, musura iya Maraba. Ejo nari najyanye abanyamakuru b'Abafaransa mu rutoki n'ubundi mu bikorwa nk'ibi, muzasanga yuko hari ibyemezo bita by'ubuziranenge bohereza. Iyo kawa akaba ari umwimerere, icyo kintu kikaba ari umwimerere kugira ngo cyemerwe. N'abasuye Kirehe abo bita muri Tuzamurane mu murenge wa Gahara, niba harabagiyeyo, muzi ko exportinga bohereza hanze inanasi z'umwimerere zitagize ikindi zijyaho. Ibyo rero akora kubikora, nabajije Asumuta mu gitondo, ngira amahirwe nkunda ukuntu avuga ibintu neza, abyubaka amakuru. Mubajije se wagize atamubwira ko yagize amahirwe kujya muri Amerika, ba Fortune bahora i Burayi, namwe mwese n'abandi Imana igiye kubajyana muhumure. Rero ndashaka kuvuga iki, iyo ugeze hanze usanga amaduka y'abantu b'abakire barya ibintu biri organic by'umwimerere nk'uko uyu munyamakuru mwiri batubwiye, birahenda kandi tukagira ubuzima bwiza. Ubushakashatsi murabizi, muranabizi pe, kanseri nyinshi uko utera iyo miti turaza kubigarukaho, uko urya ibyo biryo byawe mafumbire niko urwara kanseri, niko urwara indwara z'ubuhumekero, niko urwara imivuduko y'amavuta menshi. Ibyo rero nibyo akora yaje gusubiza. Kandi ikindi cyagaragaye ni uko umusaruro kugeza ubu nta kinyuranyo kirimo. Impamvu tudatinya no kubivuga, ntabwo twari kuza kubahamagara abanyamakuru ngo tubihererane, niyo mpamvu mubona ibikorwa byacu ubuyobozi buba burimo, ariko mbona no kubamenyesha ko umwaka ushize
guverinoma y'u Rwanda yakiriye amafaranga ageze kuri miliyoni 70 z'amanyarwanda z'amadolari, miliyoni 70 z'amadolari guteza imbere, ubwo ni nka hafi miliyari, guteza imbere ubuhinzi bw'umwimerere. Abenshi muzasanga byita smart agriculture bagenda babihindura, ariko ubu ni ukuvuga ngo leta irabishyigikiye, ariko kubera nyine icyo bita transition, ni ukugana urugendo. Ntabwo nabisobanuye kugira ngo wenda nuraza kubaza icyo kibazo kibaze, ariko twagisasiye ntimuzumve yuko ubuhinzi bw'umwimerere busigasira ubutaka bwose rw'ibinyabuzima ruje gukuraho imvaruganda, ruje kugabanya cyane, kubera wenda impamvu turaza gusobanura. Ikindi rero wenda mbihuze n'uyu mushinga Fortune akurikirana cyane witwa FACE, bivuga Feministe pour des alternatives climat et environnement. Ni ukuvuga yuko muri gahunda ya leta, impamvu tugenda na gahunda ya leta, dukora uburinganire, buri gihe ry'uburinganire riragenda. Abadamu rero bagomba guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, kuko nabo bagerwaho ingaruka. Muzi viyore bagiye gutashya inkwi cyangwa bagiye kuvoma, ibyo sinshaka kubigarukaho, ndabizi neza ko mwabibonye. Buri gihe rero mu bikorwa byacu, buri gihe dushyira imbere abadamu kugira ngo babashe kuba moteri muri iri terambere ryacu. Numva rero mu mwanya w'ibikorwa, agronome mukuru burya ni umuhinzi, ngira ngo murabizi, yaba ngewe, yaba agronome w'umurenge, yaba ndetse na Fortune, ndetse na agronome uhagarariye akora hano muri Musanze Makire. Ntabwo turabasobanurira, ahubwo hari ibintu biri tekinike twajya tubisubiza, ariko agronome mukuru champion wacu Munyamanzi agiye kutwereka, none ibibazo bikaza nyuma. Murakoze. Ifumbire cyane cyane kugira ngo mubone ko ibyo yavuze ari ukuri, mubona ibimboteri, mukabona zira birundo by'amafumbire, ndetse mukabona naho twororeye iminyorogoto nayo iri gukora ifumbire, kuko yanabivuze ati iyo twebwe narakurikiye kaho ndi guteresha ifumbire mvaruganda, n'icyatumije nibanda kuri ira fumbire mborera, naba nshizemwo ifumbire harimo umunyorogoto muri mwe wa mwobo ngiye guteramo urubuto, nateramo ya fumbire nkabona umunyorogoto gutangiye kwicanga, uri kwicanga hehe muri ya fumbire ntereyemo y'imvaruganda, najya kubona nkabona umunyorogoto burapfuye. Kandi wa munyorogoto ugomba kugira akamaro hehe muri bwa butaka. Umunyorogoto utuma ubutaka buhumeka, utuma ubutaka buseseka. Umunyorogoto unoza iki? Ifumbire. Kuko niyo murabigeraho murabibona. Noneho mbirebye ndavuga nti burya rya somo batwigisha yo kuvuga ngo dusigasire urusobe rw'ibinyabuzima, iki kinyabuzima buriya kirangiritse hejuru y'iki yafumbire mvaruganda. Noneho rero twebwe twakagombye gukoresha imvaruganda nke, ntidukoreshe nyinshi, kuko hari n'abatazi kuyikoresha, akumva ko kubona umusaruro ari uko azashiramo ifumbire y'ikirenga, ya yindi bagronome batwigisha dupimishije intoke 3 tugakoza mu fumbire, noneho we akayora, noneho agashira hehe mu mwobo imfunsi yose, akumva ko afumbiye, naho azabona umusaruro w'igihe gito, umusaruro w'uwo mwaka gusa. Mu wundi mwaka, mu yindi season naje gusarura, azasanga iki yafumbire nawe yaratumije bwa butaka bugunduka. Aho rero nicyo kiratuma tugira tubereka, twongere tubereke uko ibihingwa ibya gakondo, murabona nka bya bishimo bya ruvuninkingi mwakunze kubibona, ndetse aho tuba turi hariya mu ntuza turi kubyerekana. Icyo gihe hari abagira ngo hari wenda tujya kubikura hirya, kuko nababwiye nti iriya miti ya gakondo turimo dutegura ntabwo turi kujya gutaratara, ahubwo turi kubikora tubifite, kuko akorira bidufasha. Na za mbuto rero z'ibirayi bumva ngo ni makoroni, ubu ngubu iyo ni imbuto ya gakondo tuyibitseho, n'ibindi byose tubyibitseho. Ni byinshi muri buze kubona ukuntu tubitegura, muratubaza turabasubiza, aho dukoresha ugasanga dufite hano mfite rogare ijamwo amaganga litiro 2000.
ya 2,000 rero aho kugira ngo njye kwapurika yire ngiye nkoresha kwapurikisha y'amaganga akaba ariyo nkoresha kandi ayo maganga ntacyo yangiriza nawe urabyumva kuko iyo turi gukoresha iriya fumbire hari ababyeyi bamwe bakunda no kuba bari gukora ukabona ashize umwana hasi yamushize hasi akaba arakambakambye yakwibesha gato agasanga na ya fumbire arimo ari kuyitamira urumva ko aba ari ikibazo noneho ni nguko umuntu aba ari gutera umuti bamwe bakababwira bati mutere mufite udupfukamunwa twe tugira amahirwe dukorana na akora ikatugenera ikabonezanye udupfukamunwa noneho iti muje murakoresha igihe turi gutera umuti umuyaga uraturuka hariya n'uburi gutera umuti wa mutuku garukiye niba uri gutera roketi uri kuyikumeka ku bwinshi nimara kukugeramo aho barahatwigishije kandi tubona ari byo umuntu yaba ari gutera umuti yamara kuyihumeka mu mwanya akavuga ati umutwe ukundya ibikanu byacitse bo akongera yakoroherwa akumva ko nta kibazo ariko hari icyo yibitsemo cya ya miti iriya miti azanagira ingaruka yayo noneho rero twakagombye kuyikoresha buhoro ntituyikoreshe cyane byashoboka ndetse tubonye n'ubushobozi tukabona kubu turabageza ku bigori twakoresheje iyo miti turabereka itandukaniro ryaho tutakoresheje iyo miti urabona ibigori inkongwa yarabiriye ariko ahandi twakoresheje iyo miti ya gakondo nta nkongwa yigeze kubirya ubwo rero ejo urumva abantu bari kujya baritira abandi ngo uriya arwaye sida ureba kiriya kintu cyamufashe kandi ari ya miti yagiye arahumeka twakagombye kuyikoresha mu buryo bwiza hari n'abayikoresha mu gumugu ugasanga umwe ari gutera imiti ageze hariya abonye ipapayi araciye arariye ntaraje byirate ntaraje akaraba ntaritegura neza ugasanga ni ikibazo buriya imyumvire yacu hano mu giturage usanga mbese dukeneye amahugurwa menshi kuko bamwe barahugurwa ariko ibyo bahuguwe ntibaje kubihugura abandi ariko twakagombye kumva ko umuntu uhuguwe yakagombye gukurikiranwa bakamenya ko ibyo yahuguwe ari kubikora ibyo rero bizadufasha hano ku bworozi nk'abagenerwabikorwa ba koro batuzaniye ingurube kugira ngo tubone ifumbire inoze intama kugira ngo tubone ifumbire inoze inkwavu inkoko urukumva ko ntacyo akoro itadukoreye kandi intama n'intama ziriya za gakondo nitwe tuzibangurira ku bushake kugira ngo turebe ko twazishyira kuri ziriya za kijambere mbese ziriya zaturutse hanze ariko gakondo ari n'inkoko ni za gakondo turazifite inshina twigisha ni ukurwanya igwingira kuko izo nkoko ntabwo ari izo kugira ngo zitere amagi tujyane mu isoko turagurisha ariko tugurisha ari uko dusaguriye isoko twariye abenshi ayo magi ni ukuyagaburira abana bakajyana mu isoko bakabonaho agasabune ariko bibanze kugira gute kurya ryagi ubwo rero turi kumwe hano nizeye ko turi bukomeze gukorana tukazenguruka kandi ni byiza cyane nka koreta mukandemezo twaraganiriye turi hariya mu muko ku kiganiro cy'umuryango noneho mu gusigasira urusobe rw'ibinyabuzima iyo udatinyutse gusigasira rwa rusobe rw'ibinyabuzima hano ubanza guhera ku bantu usigasira umuvandimwe muturanye ugasigasira n'undi wese ugusanze ukamwakira neza kandi ukamwigisha ibyo uri gukora ukabimwereka ko ntubihishe twebwe ibyo dukora ntabwo tubihishe tubishyira ku mugaragaro kugira ngo buri wese niba akeneye kubikora abikore niyo turi gutera imiti turabereka tuti aha turi gutera iyo umuti intomvu hano turi gutera umuravumba hano dufite imirima 16 hano turi gutera ikibonobono
hano turi gukoresha nimu, hano turi gukoresha mbese imiti y'uburyo bwose dukoresha tugenda tubigereka abaturanyi, ntabwo tubikorera mu nzu, tubikorera hanze. Ubu turi hano twicaye turi mu nzu, ariko nuko imvura iri kugwa, ariko ntabwo dukunda kwicara mu nzu, twicara hanze kugira ngo ibyo dukora tubyamamaze bigere kuri bose, bitere kuba ku bantu bamwe gusa. Ni byiza rero, twishimiye ko mwadusuye. Ubu tugiye gutambagira tubereke ibikorwa, murebe na za ruvuna inkingi, ibya bishimbo bimwe babona mu murika bikorwa bakavuga ngo mbese ngo ibishimbo byeri naha, ntabwo tuje kubishaka hanze. Ni ibishimbo bya gakondo dusanganwe, kirya umukwe ni ibishimbo bya gakondo dusanganwe. Ibi bya nyamukecuru turabifite hano, ni ibya kera nko muri 78 maze kujijuka nkajya mbona tubifite ku bwinshi, kuko twahunikaga hanze, ntabwo twashyiraga mu nzu ibishimbo. Amashaza ntitwahunikaga mu nzu, twari dufite ibigega byabyo mu gikari byo bisarura. Ibyo rero twaragerageje akoro nk'umufatanyabikorwa ikabidufashamo, noneho ndetse tugakomeza kubibungabunga. Murakoze rero, reka turebe ko twatambagira. Murakoze, nababwiye ko nitwa Munyemanzi Frodowari, nkaba ndi umuhinzi wabigize umwuga cyane cyane, ariko kuri gahunda mu buhinzi bwanjye nkora ni gahunda yo gusigasira urusobe rw'ibinyabuzima, nibyo nibandaho. Ariko nkaba nkorana na koro, nkaba umugenerwabikorwa wa koro, nkaba ndi mu tsinda abahuje ririmo abagabo, ririmo abantu 42, hakaba harimo abagabo 7, abandi akaba ari abategarugori. Noneho ariko muri uko gukora tukaba dufite imigirire 12 dukoreraho. Umugirire wa mbere akaba ari uwo gusimburanya ibihingwa mu murima. Noneho umugirire wa kabiri akaba ari ku bihingwa byuzuzanya. Umugirire wa gatatu nabwo ni ku bihingwa kuvanga ibiti n'imyaka. Noneho ku mugirire wa kane tukaba dufite ibihingwa birinda imyaka, kuko hari ibihingwa mbega nyine hari ibiti bivangwa n'imyaka, ariko hari n'ibindi bihingwa birinda ibiti birinda imyaka. Noneho kiyuteti froziya ubona ko aho hantu nkongwira hatinya, kakanyugunyugu gatera amagi kajya kuhagera kagakomeza, bitewe nuko icyo gihe kaba kumvishe umunuko wa kiriya giti bita umuruku, ari kikingi kimureba. Umugirire wa gatanu ni ugutwikira ubutaka ariko gusasira, kuko iyo dusasira bituma noneho imvura igwa igatuma ubutaka budataragurika, ugasanga ubutaka bukomeje kuguma hamwe, noneho bigatuma na ya minyorogoto cyangwa n'utundi dusimba inshuti z'abahinzi zikomeza kwibera muri bwa butaka. Ariko iyo imvura iguye hadasasiye, ubutaka burirukanka, ugasanga harasenyutse, ugasanga ubutaka buvuye mu mwanya wabyo, ugasanga igihingwa cyatarukiwe n'ubutaka, ugasanga ibihingwa ntabwo bimeze neza. Umugirire wa gatandatu ni ugufumbira neza. Gufumbira neza rero niko
twagufumbira dukoresheje ifumbire mborera cyane cyane. Noneho niba tugiye gushyiraho n'imvaruganda kuko abagoronome batwigisha, ugasanga dusizemo ifumbire tudashizemo y'ikirenga, tugashyiramo ifumbire nziza. Icyo gihe nabwo biradufasha kuko ntushyiramo n'amafaranga menshi, kuko ifumbire mborera ituma ubutaka buba bwiza, noneho bigatuma kandi udashoramo n'amafaranga menshi ukoresheje iki, ukoresheje ifumbire y'imvaruganda, kuko iyo wisheyeho menshi usanga ari ikibazo. Tugeze ku mugirire wa karindwi. Umugirire wa karindwi akaba ari kurwanya indwara n'ibyonnyi. Muri kwa kurwanya indwara n'ibyonnyi nabwo uburyo tubikora, ntabwo kubikora ari ukwirukanka tujya kugura roketi guhita utera, ahubwo turasura umurima. Noneho wagera mu murima wawusura, wasanga nkongwa yageze mu kigori, ndetse cya kigori ukaba wagikurikirana ukanayishaka ukayikuramo. Niba ari nkongwa yageze bambe inanda yageze mu kirayi, nabwo ukayikurikirana, yari kirayi hano ukayikurikirana ukayikuramo. Ariko ntiwihutire kuvuga ngo ngiye kugira gute guheka icyuma ngo mpite ntera umuti, kuko uratera umuti utere n'ibitarwaye, cyangwa inanda ninke cyangwa nkongwa ninke, akagombye kuyihiga nawe ubwawe ukayikuramo. Icyo gihe rero kuri uwo mugirire turitonda kugira ngo turwanye indwara n'ibyonnyi, ntitwihute cyane tujya kugura iriya miti ya roketi, cyangwa ngo tugure iriya dudu nka za midemituwate zavuye ku isoko, nazo ugasanga turi kuzikoresha n'ibiki byose, ugasanga iriya miti turi kuyitera ariko turi gushoramo amafaranga menshi. Noneho ku mugirire wa 8, gutegura neza umurima. Gutegura neza umurima ni uguhinga urebye uti ese umurima wanje ufite icyerekezo ikihe, ukavuga uti niba nakagombye gutangirira hariya nsubiza hepfo, ndahinga intambike kugira ngo ubutaka bwawe butere kubushora mu mubande gusa, kuko hari igihe wavuga ngo guhinga neza kandi ngo yihuse ibyari bitabona, ukavuga ngo reka ndangize vuba, noneho ugahinga nabi. Weho utegura umurima neza ukurikije uko umurima wawe uteye, no guterwa tera, ntuvuye ngo ndi kwihuta, kuko hari n'igihe bakwigisha ngo bari hano kuba bafite amafaranga, ahubwo bikurikirane, kuko bwa butaka nibwo buzagutunga, utere kugenda urabwohereza hirya hino. Ndetse mu gutegura umurima ukoreshe niyo mborera neza, kuko ya mborera nizatuma ubutaka buhumeka. Imborera nizatuma ubutaka burama bukomeza kuba umwimerere, niho uzanabonera na ya ndyo nziza yuzuye, mbese nyine ifatika. Bo ku mugirire wa 9, umugirire wa 9, gukoresha imbuto nziza. Imbuto nziza hari ukuvuga ngo ni ya mbuto izaturuka hanze, ahubwo imbuto nziza uyirambagiriza mu murima. Noneho ya mbuto igihe uri kubona mu kwawe igihingwa kimeze neza, icyo gihingwa gikurikirane, urabona uru rudego uko rumeze. Hano baza kwashaka imbuto cyane kugira ngo uru rudega bakoreshe, kuko hari abantu batakimenya indyo gakondo. Iyi ndyo ni indyo nziza, kuko uru rudega muri kubona hano, iyo ururiye uba wikingiye diabete, ruvura umugongo. Ariko abenshi ntibabizi, imiti bayirengaho bayizi, kandi imiti yakagombye guturuka mu bimera, kandi n'inaturuka ari noneho kuri rudega ugasanga barufashe nabi. Nje ndurya ku bwinshi. Dufite umugirire wa 10 wo gufata amazi y'imvura. Murabibona hano dufite ibyobo dufatemo amazi y'imvura, dufite ibigega. Noneho hariya murabona aho twagiye ducukura birabyo bimwe byo kugenda bifata amazi, tugashyiramo iramingoti, tugashyiramo intebe ya agoronome. Noneho hariya intebe ya agoronome rero ni kakandi ushyira hagati y'umwobo n'undi, kugira ngo noneho ya mazi atazakomeza kwirukanka, ahubwo aruhuke kandi nawe ube wahambukira.
icyo gihe rero bituma amasura adakomeza kwiyongera. Nka hano imvura yabaga iguye epfiri ugasanga amazi yuzuye, ariko muri iyi mvura imaze iminsi igwa nta mazi yongeye kuzura mu mubande, kuko bakibidushishikariza akora iti nimukomeze mugira gute murwanya isuri. Mu kurwanya isuri ntabwo ari ukuvuga ngo kurwanya isuri ngo birasaba kugira gute ngo gutera ikibingo gusa cyangwa urotere ibiti gusa. Ibyo byose ugomba kubikora ukabyubaha. Gutegura umurima neza ni ukurwanya isuri, kuko iyo ushize mu ifumbire y'imborera imvura iragwa amazi agacengera kinjira mu butaka. Hariya rero gufata amazi y'imvura biratworohera, imvura yabiguye noneho amazi avuye ku nzu ntaje gusenya ubutaka. Umugirire wa 11 ku rusobe rw'ibinyabuzima ari byo twavugagaho. Urusobe rw'ibinyabuzima turufashe neza nta cyatuma tudahinga ngo tweze, kuko ku rusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane gusasira ubufashe neza urusobe rw'ibinyabuzima. Kubona mugenzi wawe ukamwakira neza mu rusobe rw'ibinyabuzima, nanjye ndimwo nawe urimwo. Icyo gihe gufata umuvandimwe wawe neza na urusobe rw'ibinyabuzima, noneho wivuga urafata neza urusobe rw'ibinyabuzima urukwahuje kwangiza mu kwa mugenzi wawe. Nurwanya isuri mu kwawe ugasasira ukagira gute nawe ukamwerekera ukamwereka ibyo yakagombye gukora, icyo gihe uzugwanyije urusobe rw'ibinyabuzima. Noneho rero ku mugirire wa 12 ari we dusorezaho, ni wa mugirire ukubara igishoro. Ngewe buri munsi nimugoroba hano iwanjye mfite biro yanje ndahinga, niba mfite n'umukozi nanjye ndi gukora, ndabara ko ndi umukozi na madamu n'abana, twicare tuvuge tuti uyu munsi twakoresheje abakozi aba, noneho ese twashoye iki? Turebe mvuge nti niba twakoresheje ku mbuto y'ibirayi cyangwa ingano, tuvuge tuti twapimye twateye ibiri binibi. Ifumbire mborera si twakoresheje iyihe? Twakoze kuri cya kirundo cyangwa hariya murabona hari ingarani murazigeraho, hari inka, kuko nje narapimye inka imwe yo ikurikiranye neza iguha toni ifumbire ku kwezi. None nkavuga nti irafumbire nakoresheje nayo ni ibiri binibi. Hari bamwe bavuga ngo mbese ngo ifumbire y'imborera irapimwa, kuko ingorofani ugomba kuyishiraho ifumbire, wayikuraho ugashira ku munzani ukajira uvuga uti iyi ifumbire inoze ki muri kubona hano muri ingarani inoze, utamenya ngo yakozwe mu byatsi ibi. Iyo wayipimye buri gihe iyo ugiye guhinga wujuza ya ngorofani ukavuga uti ibyo napimye ni ibi, ibiro nimba narapimye ibiri 100 ni ibi, noneho ukayuzuza uti ubungejeje ahangaha ni ibiri 100 bya biri 100, noneho ukamenya kubikoresheje. Ingorofani wakoresheje ukazibara ukavuga uti nakoresheje ingorofani 8 ni ibiro 800, noneho icyo ukabyandika. Icyo gihe rero niho kuri ura mugire wa 12 utugira akamaro, kuko hari benshi basarura bakavuga ngo twarungutse, barahombye, barakoreye muri kirabaye bitewe nuko yagiye gutera bya bipimo ba agronome bamwigishije ngo naje akoresha kuri yafumbire mva Ruganda, akoreshe gake, akoresha imborera nyinshi, wakarundamwo ayagera hariya ugasanga arimo ari kuvuga ngo nje narejeje kandi yarashoye byinshi. Noneho hano tugiye gutambagira hahandi kuri bya biti by'imbuto, ibiti bivangwa n'imyaka muri buze ko habona. Noneho hano mfite ibiti 220 bya voka, mfitemo hasi ibiti 101, hagiramwo ibiti ziriya ferite, hamfitemwo ibiti 119. Bakoze ubuhinzi icyo bugamije, twaritegereje tubona ko mu buhinzi bwacu dutangiye gukoresha amafumbire menshi y'imva Ruganda, tubona ko ubutaka bwacu butangiye kugunduka, no hirya no hino na babandi bayikoresha cyane tubona ubutaka butangiye kwanga kwera. Turavuga tuti duhinduye imikorere
ubutaka bwacu bwakomeza kuba buzima, tukagabanya amafumbire mvaruganda, noneho ubutaka bwacu kugira ngo ejo butere kuducika, nibugunduka ejo bundi tuzabura ibyo kurya. Icyo tugamije rero ni ukugira ngo dukomeze kubona ibiryo, kandi ibiryo by'umwimerere, kuko nicyo mpamvu turi kwibanda kuri ziriya mbuto gakondo, niyo mpamvu twibanda kuri izi mboga uri kubona. Hari bamwe batakaza urudega nka ziriya sogo, ziriya zo bita inkaza, ni isogo rwatsi. Bo hariya urabona turagera ahantu hari ziriya nyiragasogereza, hari n'isogi, urabwo uri buze kuzibona. Izo ni imboga zigomba kutwubaka, tugakomeza kugira ubuzima buzira umuze. Intego yacu rero ntabwo ari yo kugira ngo tubone umusaruro mwinshi w'umurengera, ahubwo dushaka kugira ngo tubone umusaruro mwiza w'umwimerere, kandi watwubaka ku buryo wasanga nabiriye, nimba mbiriye ugasanga ari indyo gakondo koko. Aha ngaha ku fumbire y'iminyorogoto, mbega nyine haratuyororeye. Iriya fumbire dufata ibisigazwa by'imyaka, urabona ikintu kibake dukora gifite metero 3 n'igice kuri metero 1 n'igice, noneho tugashyiramo ibyatsi, tugashyiramo ya minyorogoto, tukajya ducuciramo amazi, tugashyiramo n'ibindi bisigazwa, ari ibihatizwa by'ibirayi, ari ibintu ibyo twatoneye nk'ibishimbo twasoromye, ibishishwa dusigaje tukabishyiramo, noneho tugashyiramo n'ibindi byatsi by'ibisigazwa by'imyaka n'ibindi byose. Ibikarito hano hari ibyo twita imyanda, ugasanga bamwe bari kujya kubitwikira ku musozi, kandi ibyo ngibyo byose ari iki? Ari ifumbire. Twebwe ari n'agapapuro ntabwo tugashyira ku ruhande, hano ntaho wagatora. Ni ukugira gute? Ibitabora nibyo tudashyiramo, ariko ibibora byose tubishyiramo, bigakorana na ya minyorogoto. Ya minyorogoto ikiyitunga ni bya byatsi biba bigezemo, ikabisya, ugasanga ifumbire yaho ari ubutaka. Uri buze kubibona urasanga ari ubutaka koko. Ubuhinzi ubu dukora bwa gakondo ahanini, mbese urabona ko abantu icyo bakunze, mbese hari abantu bafite amararamiro yo kubona ibyo hanze, ariko ntibumve ko ibyo dufite babiha agaciro. Cyane cyane rero kuri ubwo buhinzi nk'uko mbaza, urabona ko bazana ziriya buride, cyane cyane mbona 628 arizo bakunze cyane. Iyo ngiyo barayikunze, ariko kuri gakondo niba iyo mbuto ituruka hanze bayikorera, urayibona bakakubwira bati ushiremo imborera, ushiremo imvaruganda, ahasigaye uyitere neza ku ngero, ahasigaye urebe, nibwo urabona umusaruro. Biriya bigori ubona bya nyirakagori dufite hano iwacu, nabyo iyo ubiteye ukabikorera ibisabwa byose, nabwo turasarura. Uri buze kujya mu murima, uri buze kubibona, urasanga ibigori ari byiza. Noneho rero ari n'ibishyimbo, iyo ubihinze neza ku ngero, umusaruro urawubona. Ibirayi nabyo iyo ubihinze ku ngero, umusaruro urawubona, usanga nta kibazo ufite rwose. Nubwo utabona umusaruro uri hejuru cyane, ariko uba ufite umusaruro w'umwimerere. Mbese ko muri kiriya gihe kwabonaga ko twari tugeze mu gihe cya covid, jene nibitseho imbuto hari abategereje hanze, mbese ubwo ukumva twajyana. Urakoze aho ngaho. Icyo kibazo ni ikibazo cyiza, kuko iriya fumbire cyangwa n'iyi miti dutera byonyine, umusibo nejeje ubundi twashinguye umusore yangije iriya miti, yanyoye reketi, ayinyoye kugira ngo anayibone byihuse, nuko yari ari kuyitera. Noneho arakaranije n'umuryango ahita yinwa. Ubwo rero ukumva ko ari ingaruka se uko yayinyoye agapfa. Noneho hano wenda hano hari imiti dufite, inari hano dufite nk'indobo zingahe 5. Bo izo ndobo ugiye ukadahaho ukanwa ntacyo byagutwara, ariko byakwangiza iki? Byakwangiza cya coni kiza kona imyaka. Ariko twebwe tumara gutera ukawasoma umushogoro, hano nditiga gusoma umushogoro, ariko umaze gutera roketi tiwasoma umushogoro. Ubu turakomeje, twatangiye kwimenyekanisha ku buntu natwe by'umwimerere tubifite, ndetse ubu dufite
n'inzu dukoreramo hariya mu muko. Iby'umwimerere twatangiye kubigeraho kuko ari gataraga na muko turafatanya kugira ngo iby'umwimerere tubigereho, noneho n'undi wese ubikeneye azaje dusanga, kandi ntabwo dutika kugira ngo ukeneye iby'umwimerere tubimuhe, duhita tubimwakiza. Urakoze. Kugeza ubu uretse nanjye na madamu yo mu bwenti nakagombye kugura mbese nyine iyo tugeze ku bijanye n'umwimerere ko ku ndyo iyo yatetse akadibura, kudibura urabyumva, kudakaranga ngo ashiremo amavuta ngo ari kukaranga amafiriti, noneho yatetse ibiryo agera hagateraho turiya tuboga najya kudufata dufata nishimye. Urabona inkibi bishoyote ari byo tukunda kwita ibidodoki, noneho yakubitiranya na ziriya sogo, isogo n'ibidodoki bivanze cyangwa intagaransogyo ukabushizemo, hari kawuderi wumva. Kera nigeze kunywa kabyeri nako hari kawuderi kaba gafite mu kanwa, ako karyohe rero kakunze kuzamwo cyane cyane iyo usizemo intagaransogyo dukunda kwita inyinya. akagahera neza, akakanomba, yamara kukanomba noneho akamimina twatuzi tuvuyemo, noneho agashiramo, ugasanga ari indyo igezweho kandi ukumva ari byo rwose bikubereye, kandi ukumva ntangaruka ufite. Bakoze kugarura ubutaka ni byiza cyane, bigomba gushoboka kuko ugomba kuba wakoreshaga ifumbire y'umurengera, ubutaka bwaragundutse, ariko noneho kugira ngo ubutaka bugaruke ni ukuba ukoresheje ifumbire y'imborera nyinshi, ugashyiramo ifumbire y'imborera ku buryo buhagije, noneho ugasanga umurima wawe ntiwibande gushyiramo imvaruganda nyinshi, ugashyiramo imborera nyinshi, n'ikindi gihe ugashyiramo imborera, icyo gihe ubutaka buragaruka kandi ugasanga ufite n'ibihingwa byishimye bimeze neza. Urakoze. Kuba mw'abagore benshi ahubwo byatubereye byiza cyane, yabaye igisubizo kuko nibo babishatse. Noneho kuko iyo ibintu ushatse gukora kugira ngo bigende neza, ukabona umugore abyisanzemo, ibyo bintu bigenda neza. Abagore rero ntabwo ari ukubakanda. Abagabo bakunze gukorera amafaranga, bakunze kwibera mu gacupa. Abagore rero kugira ngo babe benshi ni uko aribo babikunze cyane. Kurizamo ni uburenganzira bwawe. Ubu ngubu uyu munsi niba wifuje kwinjira hano mu ihuriro abahuje, turakwakiriye kuko twebwe icyo tugusaba ni ukugira ngo mu gitondo duterana mu gitondo saa moya, noneho niba tugiye gukora akarima k'igikoni kwa runaka, kuba tusigaye turakorera babiri buri munsi, babiri mu huriro, kuko twabonye ko iyo tugiye gukora akarima kamwe k'igikoni nk'intego tufite usanga abenshi bihagarariye. Noneho kugira ngo bahagarare dukorera babiri kugira ngo byihute. Kurizamwo rero ni karibu, ni imiryango irakinguye, ntawe duheza, ntabwo ari amafaranga, tugeraho tugahuza n'amafaranga, ariko ya mafaranga utanayabonye mu huriro rwose turakwakira, nawe tukaza tukagukorera. Niba ari ugucukura, kuko mbega nyine hari abadamu benshi babibana adashoboye gucukura nk'iki cy'imboteri, turaza tukagicukura, noneho twarangiza bwa butaka dukuyemo tukabukoresha akarima k'igikoni. Nk'iyo izo bakubwiye intomvu imiravumba niyo twavuga main ingredient, noneho twongeramo nyiramunuka nabi, twongeramo tiforoziya, twongeramo isabune ndetse n'inkari. Bakoze, nitwa Umurerwa Shimo Yvette, niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo. Kuba ndi umuhinzi ni ishema ryanjye, kuko ubuhinzi niyo sekta cyangwa niho hantu
abaturage cyangwa abantu bose dukuraho ibyo kurya, kandi niho hantu hari amahirwe menshi ku rubyiruko. Ikintu cya mbere nabwira urubyiruko rutaribona mu buhinzi ni uko ubuhinzi butanga umusaruro kandi bukaba bukora ibintu byinshi bitandukanye, hakaba harimo n'amahirwe atandukanye. Nk'urugero, twishyize hamwe nkanjye nk'umukobwa dushinga kampani yitwa Agri Organic Farm Limited. Kampani yihe? Ni kampani ikora ibintu bijyanye na agri ecology. Ni y'abanyeshuri? Ni y'abanyeshuri. Twishyize hamwe turi abanyeshuri 5 urubyiruko, dushinga kampani Agri Organic Farm Limited. Kampani ikora ubuhinzi bubungabunga ikirere, bubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima butuye mu butaka, ndetse n'ubuhinzi bubungabunga ibidukikije. Ahangaha niho twaje gukorera rero ubushakashatsi bugendanye n'imiti nyarwanda. Twasanze imiti dukoresha iyi ngiyi iva mu nganda yangiza urusobe rw'ibinyabuzima, ikangiza ikirere, ikangiza n'ibidukikije. Twishyira hamwe turavuga ati ni gute twabasha gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti nyarwanda, ku buryo n'umuturage uri hanze, wa wundi utarize ibintu by'ubuhinzi, yajya abasha kwikorera iyo miti, akaba yayikoresha kugira ngo abungabunge ubutaka bwe ndetse abone n'umusaruro. Hari hepfo dufite ifumbire dukora dukoresheje iminyorogoto mu buryo bwo kubungabunga ibisigazwa byo mu gikoni ndetse n'imisatsi. Ya myanda iva mu gikoni, bya bisigazwa dukora mu myanda iva mu gikoni ndetse n'imisatsi, twasanze ari ikibazo giteza ubutaka kurumba, kuko ni ya myanda abaturage bagenda bajugunya. Turavuga ati ni gute twakwigisha abaturage bari hafi yacu kuba babungabunga iyo myanda, bakayibyaza umusaruro, bakayikoramo ifumbire, bakabasha kuba bagundira ubutaka bwabo, ndetse iyo fumbire twasanze ko yongera 2 kuri 5 ku ijana by'umusaruro wari witezwe. Murakoze cyane. Urubyiruko turi imbaraga z'igihugu, nitwe dufite imbaraga zo gutekereza, tukareba ahantu hari icyuho, tukareba ahantu hakeneye ubwenge cyangwa se hakeneye udushya. Mu buhinzi urubyiruko twese cyangwa benshi twishyizemo ku buhinzi ari ubw'abantu bakuze, abantu ba kera, abasaza n'abakecuru twasize mu rugo. Gusa urubyiruko nitwe ubuhinzi bukeneye imbaraga zacu mbere na mbere, mu buryo bwo guteza imbere, mu buryo bwo gukora ubuhinzi burambye. Mbese babikoraga mu buryo bwiboneye. Ese twebwe nk'abantu turi kwiga, nitwe tugomba kuzana agashya, tukazana innovation nyinshi mu buhinzi kugira ngo dukore ubuhinzi burambye, butangiza ikirere, ubuhinzi nyine buzakomeza bubaho, ndetse n'abazadukomokaho bakazajya babona aho bahinga. Mu mibereho yanjye rero ubuhinzi buramfasha, murabibona cyane ko ubu ngubu mu gihe mvuye mu masomo yanjye nkaza mu murima, nkaba nakorana n'abahinzi. Abahinzi hari ibyo bandusha, kuko hari ibyo bakomeje kugenda bakora mbere y'uko nza no kubyiga, yego, bijyanye n'ibikorwa bakora. Kuba nkorana n'abahinzi rero biramfasha, kuko hari ibyo mbigiraho. Nanjye kuba ndi hano mu muryango wa Akol dufatanya muri buno bushakashatsi, biranyungura ubwenge, mbese ibyo nize mu gitabo nkabona aho nza kubikorera, nkabishyira mu bikorwa. Yego, dufite kampani igizwe n'abantu 5 yitwa Agri Organic Farm Limited. Ikora ubuhinzi, cyangwa navuga ngo ikora ibintu bijyanye na agri ecology. Ikorera hagana he? Ikorera muri KVM, muri Kaminuza y'u Rwanda. Gusa dufite site hano mu Gataraga aho dukora amafumbire. Iyo site impamvu twayizanye hano mu Gataraga hafi y'abaturage, ni ukugira ngo tubigishe ubwo buhinzi nabo babimenye, mu buryo bwo kugira ngo twimpawaringe cyangwa tuzane abo baturage nabo bamenye uburyo bwo gukoresha ifumbire y'imborera, tugomeze tubungabunga ubutaka bwacu. Impinduka ni nyinshi. Nk'urugero, ubu muturage hano mu Gataraga benshi cyane cyane abangaba bakorana na Akol Rwanda, kuko bo barabihugurirwa. Abaturage dukorana, nta muturage wagira ikibazo cyo kuvuga ngo nabuze umuti wo gutera mu myaka yanjye. Baba babizi, nayo tutaba duhari barabyikorera, umuti bakaba babasha kuwutegura ku buryo nta byonyi bishobora kuza ngo bibe byakwangiza imyaka yabo uko byiboneye, kuko bo bafite imbaraga zo kuba bafite n'ubwo bumenyi bwo kuba babukoresha. Ikindi cya kabiri, bituma umusaruro wabo wiyongera. Umuhinzi yahinze aba yiteze umusaruro mu myaka yahinze. Ni ukuvuga ngo iyo abonye uburyo bwo kurwanya bya byonyi byatuma umusaruro we ugabanuka, iyo ni intambwe ya mbere abateye. Icya kabiri,
bigabanya navuga ngo cost of production cyangwa amafaranga yakoreshaga mu buhinzi bwe. Niba yari bujye kugura ya miti mvaruganda akaba afite ubumenyi bwo kwikorera umuti we wabasha kurwanya ibyonnyi mu murima we, iyo nayo ni intambwe ya gatatu abateye, ndetse akazabona umusaruro akajyana ku isoko akaba yanatiza imbere. Ikintu nagira inama urubyiruko cya mbere ni ugukunda ubuhinzi, kuko ibintu byose twajyamo tutariye ntabwo byabaho. Rero imbaraga zacu zirakenewe cyane mu buhinzi, ntitubiharire abo twasize mu cyaro cyangwa abantu twita ngo ni abaturage, ahubwo tubigira ibyacu. Cyane cyane nakwitangaho urugero ngiye byangiriye umumaro kuba nkorana n'abahinzi, nkaba nabasha kuza nkagira uruhare mu iterambere ry'abahinzi ndetse n'iterambere ry'igihugu n'ishema ryanjye. Murakoze. Sawa, murakoze. Yego, ntago tubimenyereye cyane kubona urubyiruko mu buhinzi, cyane ko bo iyo basoje kwiga baba bumva ko diplome zabo arizo zigomba guhabwa agaciro. Nkawe nk'urubyiruko dusanze hano mu karere ka Musanze, uri muri ibi bintu by'urubyiruko, byakujemo gute? Ese wowe ubona agaciro ko kuba birimo ari akahe? Amazina ni Olivier Ukunzwe n'Imana, ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Busogo, ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi. Urambajije ngo ni gute nisanzemo cyangwa niki cyatumye nzamo hano mu gihe abandi bumva ko igihabwa agaciro ari diplome. Burya umuntu ubyumva gutyo aba abyumva nabi, cyane ko natwe ibyo twiga ni ibintu bikenewe kuza gukorwa kandi bikanakorerwa mu baturage, kuko burya iyo urebye iyo twiga tuba twigira abandi batabasha kugerayo. Ni nacyo akenshi baba badukangurira. So nge icyatumye nzamo hano, naje muri ibi bikorwa mbere y'uko ndangiza, kuko numvaga ari byo bizatuma haba ubumenyi bwanjye buziyongera, noneho nabo bahinzi batabasha kugera nko batabasha kubona uko bagera muri ayo mashuri, nkaza nkabasangiza ubwo bumenyi. Hanyuma hari ukuntu usanga abanyeshuri bize bakiga n'ibyo bintu bijyanye n'ubuhinzi, ariko ugasanga we arumva akeneye gukorera mu biro, ntakeneye kugera kuri tere, ntakeneye kugera mu murima. Ubona babiterwa n'iki? Hanyuma ubahereze n'inama nkawe wigerera kuri tere, unababwire ibyiza byo kuba umuntu yakisanga ari mu bintu yize kandi anabizi anabisobanukiwe. Murakoze. Bwa mbere nge ubundi njya kwiga muri kaminuza ntago numvaga neza ko ari ubuhinzi nziga, ariko nyuma yo kugera mu bintu ukabikora ubikunze, ubona ko usanga icy'ingenzi ari ukubijyamo. Nyuma yo kujya ibyo waba ugiye kwiga byose, kubijyamo ukabikunda kandi ukagerageza gufunguka mu mutwe, ukareba icyo sosiyete ikeneye. Umuntu utekereza kujya gukorera mu biro aba ari kure y'ukuri cyane, kubera ko ntago sinzi icya mbere cyagakwiye kuza mu mutwe w'umuntu ni ugukunda, ni passion kurusha gutekereza ibindi nyuma. Burya ibindi iyo ufite passion mu kintu urimo, ibindi biza ari nk'umugisha, biza byiyongera kandi biza ari uruhuri, kurusha uko watekereza kujya gukorera muri biro, kuko ibiro bihari muri iki gihugu ni bikeya. Nta nubwo abanyeshuri bari kurangiza ejo bundi kaminuza y'u Rwanda mwabonye abantu bakoze graduation. Ntago rero igihugu gifite ibyo biro byabo bizakira abo bantu bose. Nk'uko bahora babidushishikariza rero ngo twihangire imirimo, dushobora no gufata ibyo twize tukaza kuko hari abaturage, hari sosiyete, hari abahinzi badukeneye ngo tuze tubikore, rather than yo kuvuga ngo tuzajya kwicara mu biro. Rero abo bahinzi baradukeneye, dukeneye natwe kumenya ngo igikenewe ni ukujya gufata ubwo bumenyi tukabusangiza sosiyete, kuko mu by'ukuri nicyo education idukeneyeho, cyangwa nicyo ubuyobozi budukeneyeho, cyangwa natwe ubwacu nicyo twumva gikwiye kurusha gutekereza uko kujya kwicara mu biro. Yego, ugiye kudusobanurira nk'umuntu ubyiga, nk'umuntu birimo,
udusobanurire itandukaniro ry'ifumbire mvaruganda n'ifumbire karemano umuntu yikorera, hanyuma utubwire n'akamaro kazo zombi n'ikirusha ikindi akamaro kurenza, yaba ari iyi ngiyi y'inkorano cyangwa se n'iyi ngiyi y'imvaruganda. Yego, murakoze. Ifumbire mvaruganda n'ifumbire mborera muri guhita mwumva itandukaniro. Ifumbire mvaruganda ni iyi ikorerwa processing hakoreshejwe imashini ikavamo ifumbire, no kuvuga ifumbire mvaruganda ikorerwa processing hakavamo ibyo bashaka. No kuvuga nimba bakeneye NPK igomba kuba irimo nitrogene, phosphore na sulfur, NPK na potassium, sorry. So iyo fumbire itandukanye n'ifumbire mborera kuri ubwo buryo. Iyo ni ifumbire ikorwa hakoreshejwe iyo processing ikorerwa mu nganda. Imborera ishobora gukorwa locally, ishobora gukorwa n'umuhinzi at household level. Igihe afashe hari ifumbire mborera yo habamo ibice byinshi, habamo vermicompost, habamo ifumbire y'ikirundo. Vermicompost ni ukuvuga ni ifumbire dukora ariko twifashishije iminyorogoto. Ifumbire y'ikirundo ni ifumbire dukora tukagenda twubaka amakusha kuva hasi, ibiti, ibyatsi byumye, ibyatsi bibisi, tukagira n'izindi additives dushiramo. Urugero, nimba uvuze ngo igihingwa cyanjye mu byo gikeneye iyo myunyungugu, gikeneye izo ntungagihingwa, ureba ibyatsi cyangwa se ureba ibyatsi, kuko ureba ibyatsi cyangwa ukareba ibindi bintu bishobora kuba bikungahaye muri icyo kintu ukeneye ko igihingwa kizafata, noneho ugakora iyo fumbire. Aho bitandukaniye ni uko ifumbire mvaruganda, ifumbire mborera igira icyo twita humus mu ndimi z'amahanga. Iyo humus ituma, iyo tuyikoresheje mu butaka, ituma ubutaka butarekana kurusha ifumbire mvaruganda. Iyo ukoresheje cyane ifumbire mvaruganda utongeramo iyo mborera, ubutaka burarekana. Ni ukuvuga particles z'ubutaka ziratandukana. Nimuteyemo igihingwa, imvura ikagwa, amazi aragenda direct, turabyumva. Nimba izuba rivuye cyane, cya gihingwa kizahita cyuma. Ariko ifumbire mborera, iyo humus irimo ikora mu guhuza za particles z'ubutaka. Usibye kuba harimo izo ntungagihingwa, ariko inakora mu guhuza bwa butaka. Ni ukuvuga igihe imvura iguye, amazi akajyamo, igafata ubwo butaka ikabwegeranya, ku buryo igihingwa ibyo gikeneye biraboneka. Izuba ryava, ntabwo ubutaka buhita bwumagara ngo igihingwa kibe cyapfa. Ariko bitandukanye no gukoresha izo fumbire mvaruganda cyane. Dusoza n'iki bigufasha no mu myigire yawe, kuba waza ukegera n'abahinzi ukaba uri kumwe nabo bafite experience kuri tere, n'iki bigufasha muri rusange? Ni ukuvuga ibyo twiga mu masomo, twiga mu bitabo, twigira ku ishuri tukigira mu bitabo, ariko no kujya kuri tere tujyayo. Ariko iyo ubashije kugira amahirwe, njye nabyita amahirwe, ugakorana n'abahinzi, abahinzi baba bafite byinshi bazi. Ibyo twiga ku ishuri yewe baba babizi, nuko baba babizi mu buryo bwabo. Rero iyo ugize amahirwe ukabona uko uhura nabo, ukaza ukaplika, ugakora application y'ibyo wize, kiba ari ikintu cyiza. Bizamura level yawe, bizamura kuko hari ikibazo cya food insecurity, si mu Rwanda gusa, ni ku isi hose. Ibyo nitubikora, kandi ndavuga by'umwihariko muri sekiteri y'ubuhinzi, ibyo turamutse tubyumvise gutyo, haba bari kubyiga, haba abo bahinzi, haba yewe n'ubuyobozi, tukabyumva gutyo, cyane cyane njye ndavuga ku banyeshuri, tukumva ko dukeneye kuza kwegera abo bahinzi.
ibyo bafite tukabibona tukabigeninga tubibakuyeho, n'ibyo dufite tukabibashikiriza. Ibyo icyo ni nka contribution twaba dutanze igaragara kuri icyo kibazo gihari cy'igabanuka ry'ibiribwa haba hano mu Rwanda cyangwa se haba no ku isi yose. Murakoze.